ariko ngeze mu cyumba mu rugo iwanjye aho nyine handi nta muntu uri kureba ndazamura amaso mbwira Imana wari uhari bari kunoka wabyumvise se koko kuba nirirwa nza kukureba nta kintu bimaze. Ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si. Kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Abantu b'Abanyafurika ndabimwereka muri Afurika. ndabimwereka Ni ikihe cyemezo kimwe wafashe kigahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe? Kuba naramenye Kristo byahinduye byose byanjye. Shalom, shalom bene data, muraho neza, mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets a real life and young heart come alive. Mbaye ikaze kuri episode yacu no munsi, aho tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe, abantu benshi bibazaho ibintu byinshi bitandukanye, umubano wawe hagati yawe n'Imana. Birashoboka cyane ko wamenya Kristo, ariko ntugirane umubano nawe. Tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu agirana umubano n'Imana ndetse n'ubusabane. Mbahaye ikaze. Nkuko nabivuze hari itandukaniro rinini cyane riri hagati yo kugira ubusabane n'Imana no kuba inshuti y'Imana. Kuko byashoboka ko wajya gusenga, byashoboka ko wasoma Bibiliya cyane, ariko kuba inshuti y'Imana ni ikintu kidasanzwe kandi nibaza ko hari abantu batajya bacyumva neza cyangwa se ngo bagihe agaciro. Uyu mwanya turi kumwe n'abashyitsi bacu turi bufatanye kungurana ibitekerezo. Mbaye ikaze. Murakoze. Mutangira mutwibwira. Murakoze cyane. D'abord ndagushima cyane kuba dutumiye. Amazina nitwa Gaël Hervé Mutabazi. Yego nayo ngaye. Hari kandi bakwita kunyita Kabogard de Jésus. Murakoze cyane ko mwadutumiye. nanjye nitwa Brune Itetere, ndi umwana wa Kristo. Ni ibyo ngibyo. Murakoze. Kuvuga kugirana umubano n'Imana ni kimwe, ariko no kubanza kwimenya ni ikindi. Wewe wakiriye Yesu Kristo gute? Bon, nihuse nakuze njya ku rusengero muri Ekodime n'abandi bana bose, ariko ibyo ntibituma umenya Imana, ntabwo bituma ujyana umubano nayo. Niga muri secondaire, ndumva umwaka wa mbere wa secondaire n'atari wa kabiri, nibwo nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ariko muri secondaire baza kubigisha, niba navuga ugakorwaho, ariko burya gukorwaho ugakora iriya decision yo kuvuga ati Kristo ndakwakiriye, bitandukanye burya n'urugendo mukorana rutuma urushaho kuyimenya. So ndabikora gutyo, ariko hacamo imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 navuga ngo nibwo natangiye kugira umubano na Kristo wihariye. Nibwo ntabwo mfite ukuntu nabisobanura mu by'ukuri ngo mvuge ngo ni uyu munsi cyangwa ni isaha, ariko afite ukuntu yanyeretse ati va mu kivunge, va mu byo umenyereye, mu byo wumva ushake by'ukuri. Kuva icyo gihe nta kintu na kimwe rwose I regret. Ndishimye cyane kuba naramenye Kristo, tukamenyana tukajyana mu mubano. Nayo byibuka nk'iso nakirijwe mu kivunge, nari nkiri umukatolike, ariko si ukuvuga ko abakatolike badakijijwe, ahubwo nuko nkuko iyi topic tugiye kuvugaho ari umubano wawe n'Imana n'uwawe ku giti cyawe. Yego rero nanjye yaje kunsanga ndi njyenyine, ndushaho kumukunda no kumubona. Naho numva muri njye nagiye nakirijwe, maybe ko turaza kubigarukaho, ako ku rugendo rwo gukizwa n'uyu munsi ntabwo ndabyicuza. N'uyu munsi nkorana umunezero mo imbere, nubwo byagenda neza cyangwa bikagenda nabi, ariko agakiza Imana itanga karatangaje. Murakoze. Njyewe hari kohari y'Abadiventiste ijya ivuga ngo nahuye na Mesiya. So indi mujya uvuga ngo nahuye na Mesiya. Donc njyewe nakuze mu muryango utazi ibintu by'Imana cyane, bitwaga ko ari abakatolike, ariko nabwo batajya n'ababona bajya mu kiliziya.
nkumva ngo abantu bagiye ku minsi mikuru kuri Noel kuri Pasika ibintu ariko nyine batarimo neza. So ahantu twabaga twagize amahirwe yo guturana n'urusengero. So urumva ari abantu tukiri batoya tujya gusenga ukava ku ishuri muri primaire wiruka ujya muri repetition nkuko Brine yarabivuze uba muri Ecodim dukina amateatre ya Noheli ibintu nk'ibyo. Ariko icyo gihe cyose nubwo nakuriye mu rusengero ariko nenda understandinga neza ngo ese nibiki ndimo, niyaba ari ikigare nkuko nkabivuze mwabyise ikivunge, niyaba ari ikigare ndimo nkaba nazi ngo nibiki. Ariko muri 2015 mu kwezi kwa 12 tariki 28 nibwo nakijijwe, nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Donc maze kubatizwa mu mazi menshi nibwo nakwitwa ko nahuye na Mesiya, nibwo nahuye na Kristo. So kuva icyo gihe nko komeje mubivuga cyane ewana sinzi ko nzigira nicuza nago. Donc biri muri decision maze gufata kuri no sinziza kuva nabaho. So nuko nko nahuye na Kristo icyo gihe n'ubu ngubu nzarinda subira ewana nirimo kabisa bintu gusubira inyuma twageze aryoshye. Hari umwe wigeze ahura na Holy Spirit azin kuzura mwuka wera. Yego. Oh wow. Bimeze gute? Like how is it feel? Well, kuzura umwuka wera abantu bamwuzura mu buryo butandukanye. Donc muramwuzura kimwe ariko uko abakoresha cyangwa se ko yimanifestinga buri mwebwe it's different for everyone. And navuga ngo nagiye mbye experiencing mu buryo bugiye butandukanye. Gradually umwuka wera n'undi agomba kuza kwireka. It's not a one time thing. And ndabyibuka ko ubwa mbere eri muri veye y'urubyiruko kuri church yacu, and umupastor nyine wari madusengera. Hari ukuntu burya cyane cyane abajene iyo gikizwa hari ibintu kiri gutekereza wese n'ibyo koko cyangwa barabeshya cyangwa barakabye. Kuzura umwuka wera you know n'ibyo akora byose kuvuga mu ndimi and all that. So nubwo nizeraga ariko nyine ukuntu bireba ukagasara abantu ibintu barimo barakora mu by'ukuri bari kubyikoresha imeze bite. Nanjye ndabyibuka ko uwo munsi mu by'ukuri ndi kureba abantu biri kubabaho ubu ufite umutima wizeye ariko iyindi parti muri wowe ivuga ati so nanjye byambaho ariko sinzi ukuntu sinabwira ko ni ibintu biba gutya gusuka tubona birabaye byambayeho nisanga ndi kuvuga mu ndimi nisanga ndi kubona ibintu hazi ntari ku understanding abandi bantu batari kubona nisanga ndi kuvuga ibintu abantu batari gusobanukirwa. So yeah, that was my first time ariko over the years nyine akomeza garuka. Normalement iyo igeze muri icyo gihe hari igihe unibaza se ningiri muri donc kuko ngewe bwa mbere ngerega muri yo kuzura mwuka wera ni mushiti wanyu twatuma turasenga narabimbwira ambwiye ati yo ibintu uvuze narabizi wabisubiramo bigenze bite. Donc nibwo namenye ko ari mwuka wera yatashye muri jewe. Donc uba wumva uri mu yindi si utazi ngo ni iki. Donc ntabwo umuntu afite mu by'uburyo yabisobanura ngira ngo murabyumva gusa wumva ibyishimo byagutashye ibyishimo birenze murambabara sinzi ukuntu nabisobanura. Donc ariko ni ikintu wakwifuriza buri muntu wese kuzura mwuka wera ni byiza. Donc hari indi dimension hari ikindi kirere ugezemo ukumva muzuko bivuga bizuko bisobanura neza ariko niyo mahirwe umukristo abagize yandi ya kabiri. Nkunda kubibona ariko nkora mbisengera nanjye bizambeho. Baramisenya ngo nanjye bizambeho. Ni experience nziza nibaza ko nabwo n'ubuntu bw'Imana kugira ngo uko bakuri bakeya wavugana nawe yanakuyobora ariko kumwuzura ni ikintu n'ubuntu bw'Imana. Reka twinjire mu cyanditswe hanyuma tujye kuri topic yacu nyirizina. Turasoma muri Zaburi ya 84 umurongo wa 11 haravuga ngo ujye umenya ko ndi Uwiteka kandi ntacyo nzakubuza cyo cyiza. Kuri uno mubano wacu n'Imana, ese umubano n'Imana
bivuze iki ku buzima kuri buri wese maybe ko buri wese ari buvuga uko abyumva mwumva kugirana umubano n'Imana we ku giti cyawe bivuze iki? Gusobanura umubano n'Imana njyewe bifata nk'ubuzima. Bifata nk'ubuzima kubera yuko iyo ufitanye umubano n'Imana mwiza donc nta kintu kiba gisigaye hano kuri ino si uba utarakabonye, kubera ko iyo Kristo ari muri wowe nawe ukaba muri we uba muri ubu buzima ntacyo wikanga. Hari akantu nabonye vuba kuri social media kavuga ngo don't panic, we have God. Nta mpamvu yo iyo ufite umubano n'Imana ntabwo panika. Hano hari muri izi ndirimbo tujye turimba zo mu bitabo, hari indirimbo iba mu Gakiza 62, ndavuga igice cya 2 ukuntu havuga, haravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Donc iyo ufite umubano n'Imana, kugira umubano n'Imana ni ukuba mu nzira Kristo ashaka, ukavuga ati ese ibi ngibi ndimo koko Yesu arabishaka. Hari umushuti wanjye yitwa Brine ari wowe uyu nguyu igeze ku ma story umunsi umwe turimo turaganira, ambwira ukuntu afata Imana nk'inshuti nka best friend, ku buryo wenda agatestimony aza kukatubwira ukuntu yigeze gusaba ikintu Imana irakimuha, donc bije gutyo. So urumva iyo ugiranye umubano n'Imana nta kintu Imana yakwima. Ushobora no kwibwira ati Imana numva nkumbuye fanta, nta n'amafaranga ufite yo kwigwana na gahunda ufite, kubera ya relation mwagiranye. Urumva tubifashe mu buryo bwo muri ino si, iyo umuhungu akundana n'umukobwa hari ukuntu baba baziranyemo, hari kuba baziranye akaba azi ngo nivuga kino kintu ari burakare, ninabigenza gutya ari burakare. Ni nako n'Imana iba imeze kuri twebwe. Iyo Imana ifashe nk'umubyeyi d'abord aho ngabo wagize umubano n'Imana deja, kugira ngo ujye kwifata nk'umubyeyi nuko wizeye ko cya kintu wumva ko kidashoboka we ashaka kugishobora. Donc kugirana umubano n'Imana n'ubuzima, n'ukwiyunga n'Imana buri kintu cyose, ku buryo wavuga uti nkeneye iki Imana ikakiguha. Donc niko ndimo ndabyumva. Kugirana umubano n'Imana muri make ni ubuzima tubamo muri ino si, tukaganira n'Imana nk'uko umubyeyi abana n'umwana. Kuva umwana akivuka, wa mwana umubyeyi ajyana n'umwana, akamenya ati umwana ashaka kunywa amata, ashaka gutyo gutyo. Ni nako n'umubano na Kristo umeze. Njye rero kuri njyewe mu magambo makeya, umubano n'Imana kuri njye ni ubuzima. Kubera ko nafite umubano n'Imana, ubuzima bwanjye bwaba buriho ariko budahari. Niko akunda umva ngo umuntu ariho ariko ntariho, sinzi mu Kinyarwanda cyiza. Bon, byinshi rero yabivuze, ariko nkunda gusobanura ibintu ntanze example z'ubuzima busanzwe kugira ngo abantu benshi cyane babyumve. Relationship n'Imana, ngiye ikintu ndi buvugeho, ndavuga ni iki gituma umenya ko ufitanye relationship n'Imana, atari uko uyizi gusa, and then ni iki kibigaragaza ko uyifitiye relationship. So relationship n'Imana ni tubirebere nk'uko yabivugaga hano ku isi, relationship isanzwe y'umuhungu n'umukobwa. Ikintu gituma bavuga ngo we are in a relationship nuko umwe araproposa undi akemera, bagafata urwo rugendo. So ni ukuvuga ngo Yesu ajya ku musaraba, iriya yari proposal for all of us, kuvuga ati ndagupfiriye, ese ushaka gufata ubuzima bwanjye? Kuko yaratubwiye ngo, Yesu yaravuze ngo nyikoreza imitwaro yanyu mufata uwanjye woroheje. Ni ukuvuga ngo dukore exchange. So iriya proposal murabizi ko ihoraho, umusaraba ntuhinduka, ntuzigera uhinduka. Noneho urugendo rwo kuvuga ati njyewe uri gusabwa, ndavuga yes. Iriya yes, umunsi uvuze ngo Kristo ndakwakiriye, ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe, uzaba ubyemeye. No kuvuga ngo waranje deja kwinjira muri relation yawe n'Imana. Niba koko warakoze iyo step, ufitanye relationship n'Imana, ahubwo igikurikiye ni hanyuma ko ufite relationship n'Imana ubyitwaramo gute? Ese uramukunda koko, umugaragariza urwo rukundo, murakomezanya, cyangwa all you did was just say yes ubundi ubitaho ngaho? Ko bibaho hari abantu bari very careless in their relationships. So fa kuba waremeye Kristo nk'umwami n'umukiza,
ufitanye relation n'Imana. Ahubwo relation zacu ziratandukanye. Hari toxic relationships, hari healthy relationships, hari growing relationships. Aho ngaho ni ukwiriye kumenya kuhagaze. Hanyuma Yesu yaravuze ngo mwishimire ko ngenda kuko nibwo nzabohereza umufasha, Mwuka Wera. Mwuka Wera ni mugende Bible murabona ko he's a guarantee. Mwuka Wera ni ingwate Kristo yaduhaye kugira ngo atumenyeshe, you know what, me and you fit a sign. Nkuko mu ma relationships mujya mubona batanga promise ring cyangwa se engagement ring, mu by'ukuri nta kindi kira kintu gisemboliza, ni ugusemboliza icyo ngufiteho, gahunda ngufiteho iri serious, you know, icyo ngushakaho kamwereka akantu gato kazajya gahora kakwibutsa icyo kintu. So nicyo Kristo yadukoreye, yaduhaye the Holy Spirit. Now kugira ngo umenye ko ufite the Holy Spirit noneho wemeze ya relationship ufitanye n'Imana, ni kwa kundi kumwuzuzwa. Now hari ikintu numvisha wavuze, ntekereza ko n'abantu benshi cyane at least bamaze kuganira nabo bagiye bakigiraho ikibazo, niba utaravuga mu ndimi cyangwa se utarerekwa ntabwo wujujwe Mwuka Wera. Ariko nitujya muri Bible tukareba abigishwa bari in the upper room, Umwuka Wera akabamanukira, bagiye bakora ibintu bitandukanye. N'abantu bose bakoze ibintu bimwe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo Umwuka w'Imana utanga impano uko ibishaka, uko ibigenda mu buryo butandukanye. Hari abasha gusobanura inzozi, hari ubasha kuzivuga, hari ubasha, dufite ibintu bitandukanye. So mbonereho kubwira urubyiruko, don't be pressured because you don't speak in tongues. I know, right? And niba utasobanura, utazi gusobanura inzozi, utazi kuzumva, it doesn't mean you're not filled with the Holy Spirit. Ikintu kimwe nzi twese dusangiyeho kigaragaza ko wujujwe Mwuka Wera, abantu bari in the upper room ngo bagiye kuvuga ubutumwa bwiza bari bold. Bavuyeyo bagiye kuvuga ubutumwa bari bold. Niba wararenze the step of kumva uri uncomfortable yo gusangira ijambo ry'Imana, aho uri hose ukarigaragaza Kristo, believe me, icyo ni ikimenyetso cy'uko ufite Mwuka Wera. Atari Mwuka Wera ntushobora kubikora, ntubishobora. So icyo kikwemeze yuko there is a relationship you have with God, ahubwo work on it. Yeah, that's true. Kubera ko benshi muri twebwe tujya tuvuga ko dukijijwe, yes, koko turakijijwe, ariko ku mugani wawe niba bitagushobokera kumwamamaza Kristo wamenye, na bitagushobokera kumuvugaho wagera hose, kutagira isoni nubwo waba uri muri babandi batamwemera, sinibaza yuko ari ikintu. Niwo mubano na Kristo turi kuvuga, niwo mubano na Kristo, kuko nkuko mwabivuze muri relationship tuzi sanzwe mu buzima busanzwe, iyo uri mu rukundo n'umuntu ko kumwemerera bivuga. Mwavuga nje, you know what, na Gael turakundana gutya na gutya, yampaye ibi nibi, kuki nyine Kristo utamuvuga, kuki Kristo nyine nanjye numva ko umubano wawe na Kristo n'uwawe koko ku giti cyawe, ariko ni byiza ko abantu bawumenya kugira ngo nabo bawukonde. Ariko Gael, ndibaza ni irihe tandukaniro ubona riri hagati yo kwitwa umukristo no kuba umuntu usabana n'Imana? Yego, okay, urakoze cyane. D'abord umuntu ashobora kwitwa umukristo kandi asabana n'Imana. Tukamubona aza gusenga every time, tukamubona ajya mu bitaramo, tukamubona, ariko bwa busabana n'Imana atabufite. Ugasanga umuntu arakijijwe, ugasanga umuntu arasenga, tumuziho ko asenga, ariko ibikorwa akora ntabwo tubona Kristo. Uburyo yitwara ntabwo tubona Kristo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko uyu mubiri wacu ni isengero z'Umwuka Wera. So urumva ari umuntu ashobora no kukubona hari n'ikintu uranamubwira, akavuga ati umuntu arakijijwe cyangwa se umuntu agakijijwe. Hari igihe tubyica bitewe n'ukuntu tujudginga dukoresheje amaso yacu, ariko umuntu ukijijwe udafite ubusabane n'Imana uramumenya. Urugero, ushobora kuba uri umukristo ariko wahura n'akabazo gato, ukavuza induru, ugasara, rimwe rimwe ugasanga hari abantu bajya bagira, sinzi ukuntu njye mbyita, ugasanga umuntu arakijijwe ariko agiye nko kuri story aranditse, abantu muri babi muzagira iki, donc akagaragaza y'amarangamutima ye, tuba umuntu arakijijwe. Umuntu nta busabane n'Imana aba yakagize, kubera yuko iyo ufite ubusabane n'Imana ntabwo upanika, reka ntabwo bishoboka. Apotre Gitwaza ndaza kumuvuga cyane kuko ne papa njye mu mwuka, yego, yigeze kutubwira ngo
imana ijya idutiza ku manywa, imana idutiza ibyishimo, umuntu yakubona akabona uranezerewe, akabona niyo muntu ubayeho neza muri ino si, ariko atari ko ufite ikibazo, ariko byagera nijoro imana ukuntu irenze ikagutiza isoko y'amarira ukarira kubera bya bibazo. Ariko wa muntu ukijijwe udafite umubano n'Imana, iyo umubonye umunamo ibibazo, waba ukibona Colline akavuga ati ya ibibazo byamwishe, agiye gusenga ibibazo byamwishe. Ndi sûr et certain yuko iyo ukijijwe ufite umubano n'Imana, abantu barakubona bagatangara, ese uriya muntu nta bibazo agira, ese uriya muntu nta ingorane agira, ese uriya muntu ko twumva bamuvuga nabi disons kuki nta kibazo abaho gute. Twari tuvuga na Brine, umuntu bakamuvuga nabi ariko ukabona amacting nawe nta kintu cyabaye, which means akenshi umuntu hari undi mubano n'Imana bafite kuri we, akabona bya bindi byo. Hari Bible verse ivuga ngo ibyarindamo yanjye nabihinduye igihombo. Understand? Ndababaye, nishwe n'ibibazo, nta mafaranga afite, ariko still kuko amaso yanjye ari kuri Kristo, kubera ko wa mubano w'Imana mfite na Kristo, nzi ko hari icyo bimufashe mu buzima bwanjye. Ntabwo ubwo buzima ntabwo nabubamo, ariko umuntu ukijijwe dufite umubano n'Imana uramubona. We arasenga, turasenga, narakijijwe kuko agiye kwiyahurira iki? Afite Kristo. Ese agiye kwiexpose hariya avuga amagambo atari meza cyangwa se afite Kristo. Iyo ufite umubano n'Imana, Mwuka Wera arakubwira ngo don't, ibintu bireke, wibabara suko. Rimwe na rimwe ndabwira abantu dukurikiye bakunda kugira ngo abakristo twagezeyo nta bibazo tugira, durakize no guys, dufite Kristo. Iyo ufite Kristo muri wowe, araza akakubera byose byawe. Amen. Ese Brina, niki cyatumye uhitamo kugirana umubano n'Imana cyane? Kuko nubwo twakomeje tuvuga ngo umubano n'Imana twawugereranya na relationships zabo duhura nabo cyangwa dukundana, ariko it's different. And so ni iki rero gituma nubwo waba uri kumwe n'uwo nguwo mukundana, nubwo wari kumwe n'umubyeyi, nubwo waba uri kumwe n'umu spiritual cover wawe, ni iki gituma wowe ku giti cyawe uguma gukipinga uwo mubano wawe n'Imana? Yeah, like for me, nawe uratubwira, yabivuze, hari igihe ugera nko mu cyumba ugahita aribwo ugira umwanya wo kwitekerezaho. Imana yakubitse, wagiye ahantu hose, wagira mu cyumba ese koko ni udafite akazi, ese koko ni udafite ibi n'ibi. I remember hari igihe nari nabuze akazi, nari maze igihe narashomereye. Rimwe abantu ntari buvuge baranserereza ngo kandi uri gusenga, ibintu kumara iki? Nta wundi wagiye muri za nibatire, nta wundi wagiye ni wowe bikumariye iki? You know what, naragiye nyine narikarumye kugira ngo atabibona, ariko ngeze mu cyumba mu rugo iwanjye aho nyine handi nta muntu uri kureba, ndazamura amaso mbwira Imana wari uhari bari kunoka, wabyumvise? Ese koko kuba nirirwa nza kukureba nta kintu bimaze? Nuko namubwiye ko kundi nyine ubwira amaranye nk'inshuti yawe magara, nabwiye nizere ko wabyumvise, ndigendera. You can't imagine ko nyuma y'iminsi 3 bahamagaye mu kazi. Yeah, so niyo mubano wavugaga wo kubwira Imana ngo ndashaka Fanta Orange, ikakuzanira Fanta Orange kuko yabibonye ko ari ukeneye. Yeah, nagira nkubaze niki gituma ushobora, okay, that's my experience, now ufite yawe, niki gituma wumva ugomba guhitamo kugumana umubano wawe cyane n'Imana kuruta undi muntu wari wese? So nkuko umaze kubivuga, kugira ngo nanjye clarifying kuri ako kantu, nubwo turi gukoresha relationship z'abantu babiri hano ku isi, nta hantu byahurira na relationship uragena n'Imana. It's not deep as your relationship with God. So nkuko bimbwiye rero, mu rugendo rw'umukristo kugirana umubano n'Imana, hari abantu benshi cyane bamufasha, niba ariko nabivuga, hari abapastor, hari abamentorers, hari ababyeyi, hari inshuti, hari iki, ariko umuntu ni hehe agera akagumana nyine njye n'Imana twenyine? Si rimwe si kabiri twumva abantu abapastors badisappointing abo bigisha, cyangwa se ababyeyi, cyangwa se na wa muntu warebereraga ukavuga ati uriya kabisa niwe ndeberera, umunsi ukurikiye ukabona yakoze icyaha cyangwa se yavuye mu murongo. So
ikintu gituma keeping a relationship yanjye n'Imana nuko mpora nibutswa yuko aba bantu yego n'abana b'Imana but they fail. Bara failing. Ejo rwose namwitabaza kan failing. Ariko hari wa wundi utajya failing sindamona n'umunsi numwe ya failings. Aragenda akajya in the details of your life. Handi hato handi hamanuka handi bwina ukubivuze muri cya cyumba umubwiye ati ariko se wabyumvishe ko bantutse. Ababyeyi bawe bashobora kuba batazi ko umwana wabo bamututse at work. Inshuti zawe zikukunda cyane bashobora kuba batabizi. Nta uhari ngo comforting ko nta wari uhari. Ariko Imana aho hose yabibonye. Mbonereho no gutanga ka example nkuko kundi bavuze nanjye ga testimony kanje karanshimisha ni gasa nk'ari gatoya ariko karanezeza niko yakubwiraga. Umunsi umwe nari ndimo ndakora ndi so stress mvuye mu kazi ndi so stress nakoze shift ndende mbega numva ubuzima burabishye. Hari umunsi urangira ukumva ye baba we ubuzima burabishye. Hanyuma nkunda ibintu biri sugary cyane. Koga benshi bakunda ibintu biri sugary cyane ice cream. Hanyuma rero ubundi usanzwe ubwo nabaga nkafite singiye muri frigo ariko kunufungura frigo ugasanga iri kugusukuza nta kintu kimwe kirimo sinshaka kuva mu rugo ngo ngiye ngo kugura ice cream ni nijoro nka saa 5 gutyo. Nta muntu numwe ndi buhamagare mubwire cyo kumutetaho ngo nzanira ice cream. Sinigeze mvuga isengesho riranguriye n'ijwi nabivuze mu mutima wanjye navuga ati basi nkorera surprise manu mpe ice cream basi umunsi wanjye uragenda neza. Kuri ngewe byari ikintu gikomeye kuko nabivuze sinzi ko nabibabwira ko nabivuze mfite ikiniga numvaga ariko kantu konyine kari kumushimishe muri uwo munsi. Ikindi ni saa 5 z'ijoro sindi gutekereza ngo biragenda gute ahantu henshi ashobora kuba hanafunze. Hanyuma nihuse nabanaga n'abashuti banjye n'abandi bantu tubana. Umwe mu mushuti wanjye umushuti we aza kumureba amuzaniye ice cream. Ariko amuzanira ice cream umushuti wanjye ntago ayikunda cyane ariko we azi neza ko Bruno ahantu ari akunda ice cream. So ngiye kubona mbona atungutse mu cyumba ati Bruno banzaniye ice cream ayishaka. Ntabwo nshobora kumva ukuntu ibyo bintu byarandijije nkuri isengesho ryo kuvuga ati izo events umuntu yizanye utanzi ayizaniye abandi bantu undi muntu yizaniye sayishaka barayimaye ngiye kwirya nishime umunsi ugiye. So ni ukuvuga ngo bivugiye si icyo cyonyine gikomeye umuntu ashobora ati ntabwo gikomeye ariko ndagira ngo ufate umwanya nanjye mfate umwanya wo kwibuka ahantu hose Imana igusanga muri detail. Nta kwa kundi yaguhaye Yesu igweza akazi nyuma y'iminsi 3 ijambo ry'Imana avuga ngo uyizera ntazigera akorwa n'isuri. So no mu tuntu dutoya wibwira ngo n'utuntu dusanzwe Imana iragenda ikagusurprisinga bigatuma uvuga ati you know what yego nzemera abantu bamfashe muri urugendo ariko sinzigera ntakaza relationship yanjye n'Imana kuko ibona hahandi bwina nta wundi muntu ubona. Tugendeye kuri experience buri muntu wese n'uwatureba afite uwari wese ariko ufitanye umubano n'Imana ushobora kumva muri nko kwivugira ariko umuntu wese wakureba ufitanye umubano n'Imana ashobora kugira urugero rumwe yatanga yagiye ayiboneramo. Gael wavuze ngo wavukiye mu muryango utarukishijwe neza munyumuza gukizwa munyumuza kubona Imana n'uyu munsi ufitanye umubano n'Imana wihariye ku giti cyawe. Ubona ari irihe tandukaniro riri hagati yo kugira umubano y'uyu munsi n'icyo gihe? Ubu ngo biraryoshye. Donc ngiye ndakoresha ijambo ubuzima ubu ngiye mbifata nk'ubuzima kubera ko kira gihe nari naramenya neza. Uzi ko buriya nyitangira gusangira muri Zion Temple Apostle Gitwaza yigishije Yesu nuko numvise namuzi numvise umuntu umwe aravuga nari suko aho nabaga batamuvugaga suko aho nabaga batasengaga. Ndabyibuka gato ahantu nasengeraga mbere donc ahantu natangiye gusengera bwa mbere bigeze kuvuga ngo bagiye kubatiza aba ko mutabatizwa mutangiye gukora muri ko haya ko mutabatizwa nukuri abana bose barabafata barabatiza ko kundi wabivuze mu kivunge bakagutwara mwese macyari bato mushaka kubatizwa biki ariko ngiye banje ndavuga ati oya
from nowhere ahantu sinzano biturutse ntabwo nabiganiriyeho nta muntu ndavuga ati hoya ngiye mu by'ukuri mushaka kumbatizwa ko ntabwo ndamenya ibintu ngiye kujya muri ibiki mba mu rusengero nakundaga gukina muri teatre ziriya twakinaga za Noheli nakundaga gukina kenshi ndi Marayika Gabriel even if nakinaga ndi Marayika Gabriel ariko ntabwo narasobanukirwa neza ngo ni iki turi mu turimo twiza twumva Kristo twumva Imana ariko no ariko nibwo understanding neza Kristo nk'uko bivuze mbere kuko sije ni relation n'Imana mbere hari ibintu byinshi nashakaga simbibone nyirwanirira kavuga ati nubwo mbuze ikintu cyako ndirwanira paka nyibonye ariko ubu ngubu cyangwa se icyo gihe narapanikaga nkumva isi irarangiye avuga ati nta bundi buzima wabura nk'umuvandimwe cyangwa se inshuti ukumva ngo ubuzima burahagaze ariko ubu ngubu ngira ikibazo nkamenya ko nta wundi muntu mfite wo kukibwira mbere yuko nyibwira umubyeyi wambyaye nzi ko hari umubyeyi nawe wambyaye so nzi ko Kristo ari we byose byanjye nzi ko Kristo ari we buzima bwanjye mfite nzi ko Kristo ari we muntu nshaka kubwira ibyanjye byose wanyumva muri no si turimo umuntu wabwira umuntu ibintu byawe akagudisappointinga rimwe nawe akanakumvira n'ubusa ariko Kristo uramwegera ukamufata nk'umubyeyi ukamufata ovete Kristo ni byose byacu rimwe na rimwe yagiye ubaza umuntu ngo se Yesu ninde muri wowe umwe akavuga ngo ni inshuti undi akavuga ngo ni umuvandimwe undi akavuga ngo ni papa gutyo byose ni byo ariko ngiyewe Yesu Kristo mufata nka byose byanjye bite kuri nose ubu ngubu mu by'ukuri buriya buzima ntabwo bwari bube kuko ntabwo nzi ubuzima bwo mu isi kuko byarankavarinze kuba muri church ntabwo nzi ubuzima bwo mu isi ariko nubwo nabaga muri church ariko hari urwego nari narageraho so ubu ngubu mu by'ukuri biraryoshye ubu ngubu biraryoshye ngendana amahoro hari indi mvugo turimo ngo niba kubaza ngo ni kucyuzuye ibyishimo uzabye ngo Yesu akugiriye neza kucyora n'amahoro Yesu akugiriye suko ibibazo bidahari ewana biruzuye ariko Kristo yaje agashinga reba muri wowe byose ibona munsi imbere yawe donc iryo jambo bavuga ngo wa musozi witiki amen nanjye kukibazaga ariko nawe araza kukitubwiraho twese maybe ko rikubanza unakirangirizeho ubona ari iki nirihe banga urubyiruko bamwe muri twe batari twese bahishwe mu kugirana umubano n'Imana byose ni ukuri bahishwe byose ni ukuri nibyo noze nkubwira reka dufate hari ikintu kiriho muri ino si gihari ntabwo nyihakana ndacyemera kavuge cya depression suko nahoze mbisobanura suko twakijijwe twamenye Kristo tutagira ibibazo ariko si ugize ibibazo ninde uhamagara bwa mbere asi ugize ibibazo nihe decision ufata bwa mbere no kuba afite ibibazo nibivuze ko ndi bujye kubyexpose ari hanze kuba nakundanaga na runaka tukangana nibivuze ko isi bimenya nge ndarangavuza induru byacitse ari akantu nkunda kuvuga ingero kuri apotre gitwaza kuko amagambo yose avuga aranye inspiring yaravuze ngo ufite ibibazo warize agahinda kakwisha ibibazo bitandukanye ceceka donc ucece kubwira Imana abantu bazagushakamo abagambo abantu bazashaka kumva bashaka kubona uganya abantu bashaka kubona udatsinda muri ubu buzima ceceka ubwira Imana kuko abantu ntago turi beza ufite niba ari indirimbo sinjya mbyibuka neza n'umubyeyi wabyaye umwana aramureka n'umubyeyi ufashe umwana we akamutwika amezi 9 mu nda aramureka ariko se Kristo yakoreka gute uva mu nzira nyazo Kristo akakugarura akavuga ati wahura n'ibibazo akavuga ati mwana wanjye humura so mu by'ukuri njyewe nashishikariza abantu bose batari abanyakristo mushake Kristo bigishoboka kwabonwa dushake Kristo nibwo buzima niyo mibereho donc harimo ubuzima muri byose ntabwo uzagira ako gahinda ntabwo uzagira umubabaro uzabura akazi wizere Kristo aguha akazi uzakenera ushaka Imana iguhitiremo umuntu mwiza donc uhuye n'ibyifuzo byawe nukuri njye abantu bose nabashishikariza gushaka Kristo.
gushaka Kristo bya nyabyo, apana kumushaka kubera izindi mpamvu zacu ziri inyuma. Dushake Kristo abe byose muri twebwe, ashinge intebe mu buzima bwacu, nuko nacyo tuzabura. God bless you so much. Bring wowe urabyumva gute? Okay, so kuri njyewe nanjye ikintu urubyiruko niba navuga ngo you're missing out cyangwa se icyo tubarusha, hari ijambo nkunda cyane ko ribwira urubyiruko riri muri 1 Timothy 4:12. Munyemerere nyisome mu Cyongereza. Haravuga ngo don't let anyone look down on you because you're young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Ibi ni ibintu ntagomba beshya uko waba uri discipline kose ushobora kubyachivinga. Uko nyine babivuze in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Ni ibintu Imana yonyine ishobora kuguha. Noneho to highlight it so much urubyiruko murabizi ko to going through a lot of things, because tuba turi muri phase yo kwiga, tuba turi muri phase yo kuvumbura, tuba turi muri phase yo kumenya, tuba tukiri bashyashya mu by'ukuri, turimo turagenda dushakashaka ibintu bishobora gushapinga our identity. So bino bintu nibyo bintu ushobora gukoresha mu kazi, ushobora gukoresha muri famille, ushobora gukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ushobora gukoresha in terms of your character and who you are, bikaba byagushapinga to become the best version of yourself. So Imana ibyo rero niyo yonyine ibitanga. Nushaka uzagerageza uko ushoboye kose kuba discipline, urabizi ko twese dufite limite. Ariko hamwe n'Imana ibi bintu igenda ibigukoraho, ntabwo turi kuvuga ko we are perfect, ariko turimo turavuga ko we are ongoing, niba navuga ngo growing people. Umunsi ku wundi duhora twiga, duhora twigishwa, duhora duhindurwa, tugirwa bashya muri Kristo Yesu. So no kuvuga ngo icyo nicyo kintu cyonyine nabwira urubyiruko, niba wumva ushaka ku excelling in your life, ukaba the best version of yourself, only Christ can do that through you. So nicyo muri kumisinga. God bless you so much. Nanjye ikintu navuga nkuko Gael yabivuze, ni ukuri kugirana umubano n'Imana ikintu kidasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe ku buryo iyo ubwayo iranaguhisha. Natwe abapotre bacu n'ujya utubwira ngo ujye ukora uko ushoboye, ntugase n'ikibazo uri gucamo. Rero hari n'ubwo utabishobora, ntabwo abihiding uri wowe wanyawe, ntabwo byakunda. Ariko ufite Imana yo ubwayo irabikora. Yakomeje abivuga, irabikora ku buryo ushobora kwihisha abantu. No, ishobora kuguhisha abantu, not you. Ishobora kuguhisha abantu urukennye, urwaye, ukoze ibiki, kavuga se kwahora babaye kucyahora seka. Nyamara ku mugani mwaba muri kumwe byabigerageza ukabyumva, wagera mu rugo ukabyumva, ariko yakoze uko ishoboye, naho abantu bakomeza bagutsindagira ikakureka. So kugirana umubano n'Imana ni ikintu kidasanzwe. Twashishikariza buri wese, ntabwo ari mission, ntabwo ari obligation, ni invitation. Ni invitation twaguha kubera ko nta muntu n'umwe nigeze numva wigeze uregreta kuba ari inshuti n'Imana. Kuko Brain yabivuze, umuntu araguhemukira, inshuti zirakuvaho, n'umubyeyi yanga umwana we cyangwa akamwibagirwa. Ariko kuba uri kumwe n'Imana ni ikintu cya mbere kidasanzwe. So twabashishikariza rero gukomeza no kuwihingamo, kuko nk'uko twabivuze ushobora kuba uri umukristo ariko nta mubano n'Imana ufite. Tangira uyibwire ati Imana waramutse, umeze neza. Yibwira ati Imana wabibonye yuko nsitaye se, si ngombwa rega ngo biba ari n'ibintu bikomeye. Yisabe ice cream, yisabe ikintu icyo ari cyo cyose. Ndabashimiye cyane kubwo umwanya wanyu udasanzwe. Mpamya neza ko ngiye ku giti cyanjye wari cano nize, nabo baziga, nabo baraza kwiga. Uri wibone n'uzabibona wese araza kwiga. Imana yo mu ijuru ho umugisha. Let me hope ko muzagaruka. Yego, turahari. Hanyuma rero Gael nta matsiko agira, maybe ko nawe ntayo ugira. Nubwo nazi ngo ufite yahe, ntabwo bizi. Nta matsiko agira kwiza ko uyafite, at least wabonye igikombe. Kuba ufite akantu iruhande rwawe utigeze utekerezaho, nta matsiko agira pe.
yanga ngufashe Okay. still ukacishije utakare Nubashye ndakabahaye. niba aka gaseke tukita vibe for Christ haba harimo in Christ we have to vibe as a youth kuko abantu benshi batekereza yuko ari nyine ari ibintu biri ku murongo gutya gusa kandi no kuri ku mugani wa Gaye harimo ubuzima twavuze ibintu byinshi harimo ubuzima kandi ubuzima ubwo ni ubuzima bwuzuye ntabwo ari ubuzima ubuzima buzima ntabwo boring pe hano harimo ibibazo turi buze kubabaza ariko Gaye before you come ninde muntu wanyuma wahamagaye ugiye kuza hano mu kiganiro wanyuma nahamagaye ngiye kuza mu kiganiro nta muntu nahamagaye weruka guhamagara ryari mu gitondo mu gitondo do you have both parents? No. I have one, my dad. Your dad ntabwo akubwira papa wawe kumukunda ryari abantu b'abanyafurika ndabimwereka muri iyi Afurika ndabimwereka nuko haba wadufata twose nta kibazo ariko ntudushurukure hanyuma fate kamwe ukamushaka hejuru cyangwa hasi nubwo dufata nk'amakarita nta kibazo akanyuma mwanzi birananze wasoma ikibazo then ukibasubiza 34 ni ikihe cyemezo kimwe wafashe kigahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe kuba naramenye Kristo byahinduye byose byanjye kuba naramenye Kristo nkamenya ko mfite undi muntu unyitaho urenze uko umubyeyi yanyitaho biri muri decision nafashe nziza kugeza amagingo aya ngaya mwakoze cyane kiragoranye kuko iki kibazo abantu benshi barakibaza kandi nk'ikibona igisubizo ngo ni iyihe talent abantu batamenya ko ufite ntekereza ko izo mfite abandi barazizi and ikintu icyo cyose kijyanye na creativity that is nkora muri fashion designing interior design utuntu twose guteka ukadekora so utuntu twose twa creativity ni ibintu nkunda cyane pe God bless you so much Imana ibane namwe ndakeka ko n'abandi badukurikiye see you on next episode bye